ibinaga hiyo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Fetanse gome sando grai siko biko eyibi yakita sando grai sansomen baguhaye iminsi bategereza ikuzapfa, baguhaye iminsi bazi kuzaseba, ariko Imana izanye inyungane zitumudatse. Suriza abantu babiri babwiye ngo nawe ugiye kuharenga, yakurengeje hashize igiye kuba kurenza, yakurinze sida na kanseri, yagutabaye bakoresha amahembe, yagutabaye ibyara, yatumye wiga ugashaka, yatumye ubyara, yatumye ubana n'Imana, igiye kuba kurenza. Hari imbaraga utari ufite Imana izanye, hari imbaraga itarabore. Batangira kumuha amaso bareba ngo uko ari bupfe, ngo agiye gupfa akindutse cyangwa aza kuza guturika ntibamenya ko umwuka w'Imana ari muri we, ngo aragiye kunkumura akiroha mu muriro kirashya. Muvuga ngo hari ibintu bigiye guhura n'umuriro muri uyu mugoroba, ariko mufata ikiganza mugenzo myenga ibyakurwanyaga bihure n'umuriro, bihanurire muvuga ngo bihura n'umuriro, ibyo mu bana bihura n'umuriro, abarozi bahura n'umuriro, inyatsi zihura n'umuriro, karande zihura n'umuriro, kanseri zihura n'umuriro. Zamura haleluya. Pero sorimando egrai umcene mani kubika amavuta we hanga tifite tuvuta mu rugo lila bene drai cyame mani kabamera amavuta. Umukobwa ufite amavuta afite uko agenda, umugabo ugira amavuta afite uko agenda, n'umubyeyi ufite amavuta afite uko agenda. Harangije nyamana mureka dushaka amavuta. Amafaranga si wayaguda afite amavuta ni wayi tujya ahandi. Harangije aramubwira tumva fata yuriri ifarasha ajya kurebera isango bakubitane, imbaraga z'abakoreye Imana zirakururana zigira gute ntibababeshye, indaya ziramenyana n'abasinzi baramenyana. Jo naganire n'umuntu arambye ati fite umugabo hariya wagira ngo ni shitani. Ese gute? Ati yo ndi mukabarangurira byeri nkamwe kazi yankayirenza, ariko namubwira ngo ami igihumbi cyo guhahira abana akakinyema, tariki yangejeje imbere y'inzoga ati ndanywa we. None se ko ariyo systeme, ariko turashimira Imana ko ari na systeme yo mwijuru we. Haleluya. Ngo aragenda agikubitana na Elisa aramureba aramumenya, ambya turaho umubyeyi baturaho umukozi w'Imana. Ati suranyibuka, ati ndakwibuka umugabo wawe yakoranye n'uwanjye bakorera Imana neza. Ati none ko abana bagiye kubatwara nk'abandi mideni urambariza Imana ukabona biri bugende gute? Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Hano hanyuma tuze gufatiramo dusenga Imana. Sanga mu bami ba kabiri bice 4 umurongo waho wa 2. Abami ba kabiri bice 4 umurongo wa 2 avuze ngo abami, igitabo cy'abami ibice 4 umurongo wa 2. Elisa aramubaza ati none se nkugire ni mbwira hari icyo ufite imuhira? Nawe ati umuja wawe ntacyo mfite imuhira keretse imperezo n'utubuta duke. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ndagira ngo ndebere mugenzi mu maso mbwiye ngo nubwo ntacyo ufite Uwiteka agiye kukishakira. Niryo nzanye tuyizamurira icyubahiro, ibi byose biterwa no kwizera. Ongera umurebe mu maso mbwiye ngo nubwo ntacyo ufite Uwiteka agiye kukishakira. Kandi n'umundi mo mbareba hari igihe byari byakuyobeye ariko ateyemo biremera. Kandi n'umundi mo mbareba hari ijoro utagombaga kuza umucyo mu gitondo, ariko Yesu ateyemo umucyo ugira gute uraboneka. Rero iri niryo riri ku mutima wanjye rimbwira ngo nubwo ntacyo ufite, ntacyo ugize gute mu ijuru bagiye kukishakira. Ubagakanya mwese muri aha iyaba mwari mwihagije ntago mwakagombye kuza, ariko impamvu muri aha nuko hari inyunganizi dukeneye kwa Data wa twese uri mu ijuru. Pero stakita la bolia daigide bene stakia sansomen. Ndashimira Imana yuko mu byateguye harimo n'icyo bita inyunganizi. Harimo icyo bita iki?
Reka turebe muri Yesaya nanone gato yamaze tubone gukomeza. Yesaya hano 45 umurongo wa mbere. Yesaya 45 umurongo wa mbere hari amagambo avuze ngo Yesaya bice 45 n'umurongo waho wa mbere, hanyuma tuganire ku ijambo rivuga ngo nubwo ntacyo ufite Uwiteka agiye kukishakira. Haleluya. Kandi ndashimira Imana yuko ari igira ikirema kandi ikagikomeza. Uhereye ku murongo wa mbere hano hari amagambo meza avuze ngo Uwiteka abwira Kuro uwo yimikishije amavuta ati, niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo kugira ngo mukingurire inzugi, kandi n'amarembo n'amarembo ntazugarirwa. Ntazagira gute? Ariko wamereje mugenzi we ikiganza ukamubwira bimaze iminsi byikinga ariko Uwiteka bikingurire rimwe. Rero mugiza gusenga mufite ibibazo nka 400 ntimufusenge kimwe. Ikibazo ni kimwe. Bimaze iminsi bigenda byiboroka bakingure bikongera bikifunga ariko Uwiteka yabishatse yabikingurira rimwe. Yivuze ngo yego nta wavuga ngo oya. Ayiwe yivuze ngo yego nta wavuga ngo oya. Ayiwe yivuze ngo yego nta wavuga ngo oya. Katwiganire kuri ya magambo avuga ngo Imana ifite inyunganizi, aho ubona nta gihari Uwiteka agiye kukishakira. Ndashimira Imana yuko ijya kudukora igitangaza cya mbere byari byatuyobeye, igiye kuduhereza Yesu. Yesu azana ikintu cyitwa ubuziranenge muri twe. Ubu dufite Yesu afite icyo bita Imana muri we. Kandi mbibutse yuko ibintu Imana ikora ibikora itabanjije kuvugisha abantu inama, kuko ibanje kukugisha inama ntabwo byavamo. Ibikora nta muntu igishije iki inama. Hanyuma hari akantu bita ngo ni inyunganizi kamfashije cyane. Nyuma yuko uri mureba ibumoso ukabona iburyo ukabona nta kintu uri mushyikira, ku Mana ho kirahari. Nongere mbibutse yuko n'ahatari inzira ngo hitwa mukwande mukwaye. Aho uyu mugore udamu turimo tuganireho ni umudamu wa Obadi. Wande? Wa Obadi. Hanyuma umugisha barawukorera ntabwo bawusengera. Umugisha urakorerwa ntabwo ugira gute usengerwa. Uyu mugabo bita Obadi yakoreye umugisha abana batarabimenya, umugore watarabimenya, se waba atabizi, na famiye itabizi, na korari itabizi, wacomekamo igihe kigeze bimugarukaho. Ndebera mugenzi ngo ntabwo Imana yabura akantu yakwibukiraho sha. Tirapoti 4 ntabwo yabura akantu yagira gute yakwibukiraho. Kuko ari Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Muyikomera amashyi mu izina rya Yesu. Enemy city drive for ya my God. Iyi Imana ifite gahunda ibyayikora bikunda gucanganyikisha abantu. Cyambere bikora nta kimenyetso. Witwa Samusoni avuka yaravutse Imana itimenye ikizamukoresha imukizeho imbaraga, agenda n'amaboko masa. Ngo agere imbere ahasanga icyo bita umugunzi w'intare, habe n'inkota, habe n'izo bita ngo ni imihoro, habe n'agakoni. Ariko ko Imana iri kumwe nawe, yongeye ati ntabwo nkeneye imihoro n'icyo bita inkoni, ndashaka gukoresha amaboko yawe ukamenya ko nanjye Uwiteka mfite imbaraga zagushyigikira. Ndagira ngo ndabara mugenzo mu ngo hari imbaraga zagushyigikira. Bene wanyu batagushyigikiye, famiye itagushyigikiye, famiye umva nabo bubigima bakuretse, hari imbaraga zagira gute zagushyigikira. Niyo mpamvu muri byavuze ngo abiringiye abantu barabahemukira, ndetse bakabakoza isoni. Ariko abiringiye Imana yabo no kubaho bagira gute baraho. Ngo akigera imbere ya yantare mwuka w'Imana muzaho, maze kumuza undi barahindutse. Ngo afata yantare ayitanyaguza nk'utanyaguza umwana w'ihene. Abari aho babonye yamaze kwishwanyaguza bareba intwaro baraheba. Hayiwe ndi kumva mfashijwe nuko Imana igiye gukora nta bimenyetso. Ibyo bimenyetso wasabye ntago
ari byo iri bukorereho, ahubwo Imana ikora ari nta bimenyetso. Wabara mugenzi umwe Imana gutabara nta bimenyetso bihari, n'abagusengeye batarabimenya, nawe wasengeye batazi ibyo igiye gukora. Imana ikora nta bimenyetso. Abayizeye batarararuye mu izina rya Yesu. Intare arayitanyaguza, uwo nguwo yitwaga Samusoni akomeza inzira. Ndikumva nshaka kubabwira ngo ureba nta nzira n'Imana igiye guca inzira. Badiya yari afite umutima wo gukorera umugisha. Icyo gihe bari mu gihe gikomeye cy'icyo bita ngo ni hari ikigirwamana bita Dagoni Imbarashera, hanyuma kikaba aricyo cyari kigezweho icyo gihe. Abatambyi bacyo rero n'abahanuzi bacyo bakora agatendo icyo gihe, ku buryo umuntu bita ngo ni umukozi w'Imana icyo gihe byari bitoroshye. Ariko turashimira Imana ko bitoroshye, Imana izabyoroshye. Sinzi rero ukuntu haje kuba ibihe bibi, abantu bitwa ngo ni abantu b'Imana bibatera guhunga bakajya bajya mu buvumo kwihishamo. Ariko ndagira ngo mamenere ibanga nta Imana itagusanga my friend. Abo bajya hose Imana yagusangayo. Noneho aho bari bihishe, ntacyo kurya ntacyo kunywa, kandi muzajya mwibuka Imana, mujye muyibukira ku rugamba yarwanye. Aka kanya ndashaka ko wibuka Imana mwabanye inyuma. Sinshaka kwibutsa Imana uri muri yewe, ndakwibutsa gutambukije aho uvuye. Itumye ugikanura igatuma ukigenda, igatuma ubaho. Niyo mpamvu ushaka kugira ngo aburiye wibuka. Ngo agira cya Obadiya aravuga ati aba bantu nkwiye kubakoreraho umugisha, uzafata umuryango wanjye wose. Atese ko nta kintu mfite ku ikofi, biragenda gute? Ariko ngo arangije umutima umubwira kujya kuguza. Kugira gute? Mvuga kuri iri banga ryo gutanga umuroko rutanga azabona umugisha. Ni niyo mpamvu usanga ivuga butumwa dukeneye ry'ibikorwa. Niyo watanga ugaho umuntu mwegeranye hariya, ejo bundi byamubera igihango ntabwo yakwibagirwa. Karaka twigeze kugira gutya igihe kimwe nari mfitemo umukozi, hanyuma madamu uwo mukozi yari yaje itarwara ibirwara bikomeye, aramufata mujyana kwa muganga, aramukarabya, umugejeje yasanga yarembye cyane, bamwandikira imiti arayigura, amaze kumwondora. Umukobwa amaze kondorwa, haza umuntu ku ruhande ufite indi myuka, aravuga ati genda ashaka kuguha ibirozi ukadukiza bariya abantu. Ibirozi arabifata, abizanye atangira kureba nyirabuja, aravuga ati nibutse ukuntu wangaburiye unsuka ibyo kurya utari mama, nibuka agasupu wampaye, nibuka uburyo wanjyanye kwa muganga. None ibirozi bari bampaye ngibi nubwo 50 nabifashe, nebiguzemo amatora ngiye kwitahira, n'ubishobora nyongerereho nigendere, ariko ntabwo nabaroga. Buriya hari umugisha ukorera ukazawumva ugeze ahantu hari hakomeye. Mbwira mugenzi Imana iguha ubwenge bwo gukora umugisha, kandi Imana yubahe. Mbana tusimbutsa turya se twahera hahera ibirozi n'abari babisunitse. Shaka kuvuga Obadiya ngo aragenda ajya kwikopesha. Yahagera ati vuga izina ryawe, akandika, zana amafaranga akabari, ati ntayo nzayabaha, akatujyana akabara ko maze ati bene da mwaramutse. Ati mwaramutse neza, ati nimufate agakoma, mufate no kubyo kurya. Abandi ati Imana turayibonye irahise. Reka mbabwire, Imana izagaragarira muri mwe kandi nubigiye kugaragara. Reka mbamenere ibanga ibyo yakoze. Igihe cyarageze, nubwo abakozi y'Imana bimwe byabavangwe ngo kana karapfuye, na uwageze igihe cyo gupfa arapfa, ariko uzapfurangije misiyo y'Imana. Mwese uko muri aha tuzapfa twese, ntawe uzaba mu myaka 1000, ariko uzapfurangije misiyo y'iki y'Imana ku isi. Kubyo wagira n'akantu basigara bakwibukiraho. Igihe kiragera Obadiya barapfuye, atashye asiga umugore n'abahungu n'abana 2. Reka rero igihe kigira baza kumwishyuza babuze ubwishyu, baravuga ati abana turabagukuraho. Ariko ndashimira Imana izirikana bayikoreye. Ndebera mugenzi mye ngo hari Imana izirikana bayikoreye. Hari Imana izirikana bagize gute? Abayikoreye bayikunda Imana irabazirikana, kandi n'uyu mugoro ndumva hari abantu igiye kuzirikana. Hari akantu kamwe Imana yahagararaho igakora igitangaza. Hari akantu kamwe Imana yahagararaho heriya bayidrai igakora amateka mashya. Itastifo ni Imana izirikana amateka. Muzehe mubwire ko niyo waba ugiye gupfa, ibanza kureba amateka wari ufitanye nayo. Bafashe Yona ifira mu mirimo ugejeje mu nda, ahita yamagara Imana ati nyuma y'amateka mabi yo kugusuzugura, ariko hari ayabanje meza. Mbabarira urebe nubona hari ayandengera, ureke nsubire ku rusengero imusozi nanjye nzagushima. Bakiriho batanga amatangazo ngo bya Yona byarangiye, ntibamenye ko hari akantu yari yaratambitsemo. Munyeganyeza umuryango ko watambitsemo kagiye kugutamba murasha, karagutamba muri ba dayimoni bari babitambikiye.
ngo akibivuga cy'Imana irumva, dore ko yumva gusenga. Imana ibiramanutse ibwira Yohana ngo umva, ntiwari gupfa, wari gupfa ariko ntugipfuye, uranyibukije. Mujye mugira akantu mwibutse Imana. Ifi iramufata imujyana mu cyerekezo. Abaje kujya ku kiriyo basanga Yohana ari imuhira. Mbabarumbwira abantu bari baje ku kiriyo barimo bategura indabyo, ahubwo bagasanga Yohana yageze muri karitsiye. Ibiguhigaho bigushakira, Imana izabigukwepesha mu izina rya Yesu. Muzamurana ariyo yishimwa we. Terabora kitayi. Iyo ni imirimo Imana ikora. Iyo ufite akantu wibutse Imana, Imana irakora. Dawidi Imana yeretse kumbwira ati ndakwicisha mu giga cyangwa umbwire ubupfu. Harangiye Dawidi aravuga ati ariko ndabizi ko igihano cyawe gikomeye, cyo ngusabye umbabare ntumuri umwuka wawe wera. Icya kabiri nkwinginze, genda uzane umunzani wawe utabera, upime turebe imbabazi zawe n'ibyaha byanjye. Ikirushya ikindi imbaraga aba ari cyo ukora. Imana inyarutse izanye umunzani, imbabazi zigera hejuru. Dawidi rero ahita avuga ijambo, aravuga ati rero jewe nagira ngo nkubwire yuko ubaka kanya ndahangaha, niyo napfa nzapfa nkwizeye. Mu biganza byawe niho ngomba kugira gute kugwa. Imana itubwiye ati ntabwo iwanjye bahagwa, ahubwo barahakirira. Buriya systeme yose ituruka mu buryo ubanye n'iki n'Imana. Reka baze kuza gufata babana, urubanza rwanzuye ko bagomba kubafata, nawe itatangira kuvata, ariko ntabwo ari aha birangirira. Ndashimira Imana yuko abantu bari ahangaha atari hariya bigomba kurangirira. Nyeganyeza mugezo myango humure, ntabwo bizarangirira hari ubundi buryo Imana igiye kuzana. Ntabwo birangirira hari ureba amadeni, ntabwo birangirira hari hari uburwayi, ntabwo birangirira hari abantu ubona bagucanze, ntibirangirira hari mu nzu y'ubukode, ntabwo birangirira aho barimo basora ibintu byawe, ntabwo birangirira hari amadeni bashaka guteza ibyawe, ahubwo hari inyunganizi y'Imana. Uyu mugoroba ndumva hari izindi mbaraga zigiye gukora ku buzima bwawe. Aho ngaho mu burwayi bwo mu nda yaba niyo nashaka bana kanseri, iyi Imana yabishatse irabitegeka bikayumvira. Ngo yurira ifarasi aravuga ati ngiye gushaka umuntu w'Imana, dukeneye abantu b'Imana bariho amavuta y'Imana. Imana bamera amavuta atari pirate. Muri iki gihe nabonye hari amavuta y'ubwoko bwinshi, hariho za mukwano, hariho ngo n'ibihwagari, hari n'ayavoka, nabonye harimo ngo n'ayintuze, ngo n'imbara ya sezame, ngo n'aya soya, n'ay'ibigori n'ibinyobwa byose birahari. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo ivuta rya mbere rikaze bariyita irya Elayo. Mavuta ya mbere akomeye nayo isigwa n'Imana we ku giti cyawe. Ndagira ngo mbwira mugenzi ngo uyu mugoroba Imana igiye kuguha amavuta azaguhesha ibyo ukeneye. Mbinginge mbasabe, ntabwo amafaranga yaguhesha amavuta, ariko amavuta yaguhesha amafaranga. Ntabwo amafaranga yaguhesha urugo rwiza, ariko amavuta y'Imana yaguhesha urugo rwiza. Ntabwo ubugingo wabuheshwa n'amafaranga, ariko amavuta y'Imana yaguhesha ubugingo. Mabera mugenzo myange, Imana guha amavuta muri uyu mugoroba ari busubize ikibazo umaranye igihe. Mu izina rya Yesu ndahanurira amavuta mashya ku buzima bwawe. Yerekwa risha tena stakita metosa foria ayiwi yakitasi. Murabizi ko ijambo ritubwira ngo abakobwa bari 15 bafite amatabaza, ngo harimo n'amavuta, ngo ariko 5 b'abapfungwa bari bafite amatabaza adafite amavuta. Dusomye ijambo hano ryaho umujakazi w'Imana yageze kuri Elisa, ahita amubaza ngo icyo ufite niki. Aramusubiza ngo nubwo ureba nta modoka ngira, ukaba ureba nta nzu ntuze muri Kigali, ukabona nta kontara mfite, ariko nibitseho utuvuta dukeye iwanjye. Nubwo naba umupfakazi nibitseho utuvuta, nubwo ntaba narabyaye ariko nibitseho iki utuvuta. Wabera mugezo mbyenge, Imana ikubikaho amavuta azana ibikeneye. Imana ikubikaho amavuta we. Hangi ati mfite utuvuta mu rugo, lila bene drayi, cyangwa Imana ikabamera amavuta. Umukobwa ufite amavuta afite uko agenda, umugabo ugira amavuta afite uko agenda, n'umubyeyi ufite amavuta afite uko agenda. Harangije nyamara mureka dushaka amavuta. Amafaranga si wayaguha udafite amavuta ntiwahita ujya ahandi. Arangije aramubwira ati mva, fata yuriri ifarasi ajya kurebera isa ngo bakubitane. Imbaraga z'abakoreye Imana zirakururana, zigira gute ntibababeshye. Indaya ziramenyana, n'abasinzi baramenyana. Jo naganire n'umuntu arambye ati mfite umugabo hariya wagira ngo ni shitani. Ese gute? Ati iyo ndi mu kabarangurira byeri nkamwe kazi yankayirenza, ariko namubwira ngo amigihumbi cyo guhahira abana akakinyema.
tariki yangejeje imbere y'inzoga ati ndanywa we. None se ko ariyo systeme, ariko turashimira Imana ko ari na systeme yo mwijuru we. Haleluya. Ngo aragenda agikubitana na Elisa aramureba aramumenya. Hambya turaho umubyeyi baturaho umukozi w'Imana. Ati suranyibuka ati ndakwibuka umugabo wawe yakoranye n'uwanjye bakorera Imana neza. Ati none ko abana bagiye kubatwara nkaba ndi mideni urambariza Imana ukabona biri bugende gute. Abaramurebye aravateze ndakugirane. Hari ikibazo cyari kiriho muri uyu mugoroba ku kibazo wazanye ngo Uwiteka arakugira ati ariko amavuta ugiye guhabwa araza kugushakira icyo ugomba kubacyo. Ndakugirane. Harangiye bamuze atese ubundi wowe waba ufite iki? Ufite iki? Aramusubiza ati ntacyo mfite uretse mu rugo utuvuta mfite mu mperezo. Hahita ambwira ati rero system uko ugiye kuba genda ujye mu rugo utira ibibindi kandi byinshi mbabwire yuko umuntu uraho yazanye envelope ategereje umugisha w'Imana adafite kwizera umeze nk'uwokeje ikigori kwitorosha uzagisanga uko wagishyizeho. Mbere yuko uza kugira icyo ukora ugomba kufite kwizera uvuga utumva Mana ndi imbere yawe nanjye ndashaka ko umpa kunyunganiza kuko nzi neza yuko iyo umuntu agukoreye nawe umukorera ibikomeye. Ngo arangize harambye tugenda utira ibibindi yatangira gutira ibibindi yakwikorera udafite kwizera. Batafite kwizera baragupinga ati dore wa musazi yarahahamutse dore asigaye ameze nk'umusazi n'ukuri atira ibibindi byaboze n'ibishaje ariko yari ari kwibanga. Reka nkumenera ibanga ngo Imana umaze iminsi inyuma bayica amazi ubyuka bakureba uterana bakureba uririmba bakureba urepeta bakureba utura bakureba uyasenga bakureba bazagezaho bemera yuko ari Imana bageza gute wasenze. Nkaba ngiye kurangiza mbabwira yuko umugabo bita Paulo yari afite amavuta y'imbere ntabwo yari afite y'inyuma. Amavuta ye yagara abantu bafite amavuta y'inyuma gusa. Ariko Imana ibandindira y'inyuma ibampera y'imbere. Muzeze y'imbere habera meza atuma ugira rezo uvugana na nyirayo. Ariko y'inyuma bare yavumba ubuwazi ukavumba ibyo ndimo mvuga ukajyana ibivumbu ukajyana ugafashwa ugatigita ariko wasubira wowe ugahita usanga ubaye nyakatsi. Ariko abafite y'imbere no mu gihe cy'amapfa ntabwo ibibabi byabo byuma biragumya bigatoha. Uyu mugabo aragize bita Paulo agira amavuta y'imbere mbere cyambere yamukora arabanje atangira kumusukura aravango ndimo ndagenda nk'utazi yongera ikamukubisa icyerekezo avangwa pusizi ibiri imbere singira ibiri inyuma singira ibiri imbere. Akomeje amavuta atangiye kumusukura ahita avango ye baba we nguzi ko nagambire gukora neza ibi bikantanya imbere ngo ariko nkaba maze kubitsinda. Haravango none numva Paulo atari giye uriho uko ndimo mbyumva amavuta arimo arahindura ibintu. Arahindura ibintu. Ubu tuzajya tubabwira ngo nimureka gukora ibyaha kandi muzika amavuta uyafite adakora ibyaha. Nta musambanyi utunga amavuta sha. Nta mujuru utunga amavuta we kare. Arangije tavango none rero ryo Paulo ndumva amaze kumera nk'ibisukwa kugicaniro bivuga ngo aroroshye. Orohadi abari muri Yesu baroroha. Hageze imbere tavatira amavuta ibyo nkore ndakubitana ibipfusa ariko singira gute simusha. Musaba amafaranga ariko munasabe gukubitana mudahusha. Harangije aravanga uburero giye Paulo narwanye intambara nziza narinzi ibyo kwizera gisigaye mbicyo ikamba ry'iki ry'ubugingo. Ndebera mugenzi wa maso mugira ngo nta bugingo ntacyo waba umaze nta bugingo ntakigenda bikese nta bugingo nizera Imana idupakire ku bugingo kandi amavuta niyo azabuduhesha. Reka ngaruke twisengere. Uyu mugabo bita Paulo wari ufite amavuta y'imbere yigeze yakwinjira mu bwato ajyana n'abandi bagenzi be bakigiramo amavuta y'imbere avugana na nyirijuru. Harababwira ati muri iyi nyanja tugiye guhuriramo n'ibibazo ati ku buryo n'ubugingo nabwo bwanaharenganira atari ko nyiramavuta arambye ngo nimuhumure murarokoka. Dukeneye abantu baduhumuriza abana. Harangije binjiye mu bwato imiyaga itatira bazengereza biza kurangira ubwato batangiye kubukubita kucyo biturutare ngo rukubita urutaza. Noneho baravuga ati ntabwo twabivamo kuko abadafite amavuta y'inyuma y'imbere bafite y'inyuma bitabara vuba birengera. Baravuga ati reka twikize imitwaro bworoshye banaga mu mazi. Yerekwa urukundo imbabazi kwihangana kugwa neza gutanga icyacumi ubuntu gukiranuka kugira ukuri babijugunyama byose basigana y'inyuma y'imbere yashize. Ngo bagere hari hakurya ngo batunguka ku karwa bita Merita. Merita. Kuri Merita rero hari ikigirwamana cyari gifite umuyobozi w'inzoka.
iyo nzoka rero yakoranaga niyo systeme ku kirwa bita Merita. Burya mujye mwitonda, ntago amarezo yose, ntago amata yo, ntago ibyara byose ari amata. Ngo agira gutya, hagiye kureba, aravuga ati ngomba kwacana umuriro nkumva imbaraga z'Imana uko zimeze. Hagiye kwacana umuriro asanga hari ibindi byamaze kwataka bimeze bityo. Yajya gushiramo kumva hari izindi mbaraga, ariko ngo arangije arataka acana umuriro, agitana umuzingo w'inkunga ushiremo, ya nzoka yo kuri Merita birazamutse pa ibimurumye ikiganza. Ngimufata ikiganza isanga amavuta arimo imbere ntarumika. Ngira mugenza ngo saba Imana amavuta y'imbere mu mutima. Imbere haranyura abafite amavuta y'imbere. Uzakorera Imana kubera amavuta, uzatambuka kubera amavuta. Abatinganye buruzaharenze bamana amavuta, ariko aya mavuta Imana irayakurikirana. Ngo cya kiyoka kigifataho amavuta atangira kugitwika, ngo yikunkumura atya. Uyu mugoroba ndabona hari ibintu Imana igiye kujugunya my friend. Oya gira gutya amaboko yawe, uti hari ibintu ngiye bigomba kuvaho. Abantu bafite kwizera ndabara gatatu muhaguruka mutera haleluya. Rimwe kabiri gatatu. Mani binagi mani binagi mani binagi mani binagi. Hiya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Fetanse gome sando grai. Siko biko eyibi yakita sando grai. Sansomen. Baguhaye iminsi bategereza kuzapfa, baguhaye iminsi bazi kuzaseba, ariko Imana izanye inyungane zitumudatse. Suriza abantu babiri babwiye ngo naho ugiye kuharenga. Yakurengeje hashize igiye kuba kurenza. Yakurinze sida na kanseri. Yagutabaye bakoresha amahembe. Yagutabaye ubyara. Yatumye wiga ugashaka. Yatumye ubyara. Yatumye ubana n'Imana. Igiye kuba kurenza. Hari imbaraga utari ufite Imana izanye. Hari imbaraga itarabori. Batangira kumuha amaso bareba ngo uko ari bupfe. Ngo agiye gupfa akindutse cyangwa aza kuza guturika ntibamenya ko umwuka w'Imana ari muri we. Ngo aragikunkumura akiroha mu muriro kirashya. Muvuga ngo hari ibintu bigiye guhura n'umuriro muri uyu mugoroba, ariko mufata ikiganza mugenzo myenga ibyakurwanyaga bihure n'umuriro, bihanurire mugira ngo bihura n'umuriro, ibyo mu bana bihura n'umuriro, abarozi bahura n'umuriro, inyatsi zihura n'umuriro, karande zihura n'umuriro, kanseri zihura n'umuriro. Zamura haleluya. Pero sorimando egrai. Umva, iyo umuriro wamaze kubitwika usubirana ijambo. Bari bavuye mu mazi muzehe nta kintu basigaranye, ariko ngo amavuta amaze kubitwika ajya kureba shewe uwo bita ngo ni se w'umuyobozi w'ikirwa bita Merita. Yari yararwaye ubuganga, yararembye. Akihagera gusa ngo arambikeho ikiganza, imbaraga z'Imana ya Isirayeli zihita zigaragara. Wa musaza ahita akira ubuganga, bahita batangira guhamagarana kugira gute. Subundi abigira ntewe ko munari abantu bari barakupiwe amarezo bagiye gusubira kuri rezo. Ndagira nte ko ari abantu batawe bagiye kugarukirwa. Ndagira nte ko ari abantu batari bafite ijambo bagiye kurisubirana. Ndagira nte ko ari company zigarutse kuri systeme. Ndagira nte ko ari UPI zigomba kongera kubaho. Ndagira nte ko ari amashuri agomba kongera kwandikwa. Ndagira ne ko ari amakwa agiye kubaho. Ndagira ne ko ari perimi zigiye gutahanwa. Komera Imana amashyi twisengera Imana. Amaze gukira barahamagaranye ati Imana iri ahangaha irimo irakora life. Imana irimo iragira gute? Irakora life. Ati tubigenza gute? Atari umugabo witwa Paulo ibyo akoze hano na wa musaza yakize. Umva uziko begeranyije ibintu. Begeranyije iki? Nta kintu bari bafite. Bamwe babegeranyiriza ibintu barapakira bararuha. Imana ifite uburyo yakorika gusubiza ibyo wanyazwe. Ifite uburyo yakorika gutambutsa ku bagusize. Ifite uburyo yakora ukongera ukagira business. Ifite uburyo yakora izina ryo rikongera guhabwa icyubahiro. Narindi mo mvuga ngo nubwo wowe ubwawe, haleluya, utwufite ari dukeye, ariko Imana igiye kutwongera. Imana igira gute? Itwongere. Haramugira tugenda utira ibindi nurangiza uze uko ukinge n'abana bawe ukinge. Reka nsozereza. Ni munyemerere umuntu wese abwire mugeze ngo senga yawe. Kinga abana mwababyeyi mukinge musenga yanyu. Amazi ntabwo ari yayandi. Senga yawe. Kinga wegekewe. Ugire gute? Aya mavuta nimo mbabwira Imana yaha umuntu ku giti cye, ntabwo ari societe. Kandi ubugingo ni ikinege.
ngo arangize gukinga bivuga ngo genda ukinga wiherere. Ugira gute? Kingane n'abana bawe ujye ubwira Imana uti Imana nubwo babuze abantu gusenga mu buryo butemewe ariko ntibabujije abantu gusenga. Mujye musenga mu buryo bwemewe. Mu bwemewe rero nta Imana utakumvira. N'imbere y'igitanda yakumva, na hano yakumva, n'ahandi yakumva, ariko mu buryo bugize gute? Bwemewe. Mwigirire mutya twisengere. Sumundi baraguca amazi bazi warakinze ute? Tondasha. Aragenda afata twatuvuta arangije arakinga. Mbinginge mbibutsa akamaro k'amavuta. Kera iyo bajyaga kubona intama zirwana zenda kwicana bafataga ikimuri cy'amavuta y'inka gikuze bagasiga zirasekurume zimwe zifite amahembe zirwana cyane mu ruhanga. Yajya kurwana n'indi bikanyerera. Iki kibazo ifitanye na wa muntu wa wundi. Shyiramo amavuta unyerere wigendere. Sibyo ndugu yawe? Ibyo bigukerereze ngo nimba ngora abanyedini ngo nimba ari biki ngo nimba ari masenya ngo nimba ari mabukwe ngo nimba ari ngo muri mukazi wanje reka tashyiramo amavuta munyerere mwigendere. Kuko abashaka kubwiza n'icyuro shakisha gukora ibyiza batagize gute badacogora. Soze mamenera ibanga rimwe. Umuntu yigeze kugira ucyo kiraho icyo bita ngo ni irushanwa ryo kurira igiti. Haza abahungu bamenyereye kurira nawe arabareba aravuga ati sha ndaje mbanze mbashyireho igihano ndebe ko mucyurira. Igiti arabanza aragishishura. Maze kugishishura aragenda yishakira ya mavuta kuza. Aragenda afata cya giti ubundi aragitotobeka bye. Amaze kugitotobeka ya mavuta rero dore abahungu barataga tuza. Hari abantu bajya barata ibintu ariko ndashaka kukubwira ko Uwiteka ntiwapfa atamukugabije. Uriho amavuta y'Imana ntabwo wapfa kumushobora. Igiti wambara barasimbutse ngo akurure ntanarenge santimetero kabaramanutse. Hikubita wa gatatu yatondagira kabaramanutse. Kubera iki? Amavuta ari kuri cya giti ntabwo ari butumwe cyurirwa n'ubonetse wari we wese. Ndagira ngo ndebere mugenzi mubwira ngo iyo ataba amavuta Uwiteka yagushyizeho ibyakuriye byari kukurangiza. Tekereza igihe byagutondagiriye binyerera uramuka binyerera ujya kwa muganga binyerera ugaruka byongera binyerera. Yarabikoze cyangwa ntabwo wabyitegereje? Ababibonye bazamura rero yabashimira Imana mu izina rya Yesu. Igiti kirabananira. Uri umupfakazi atazanywa inzoga ejo mundi bazamutera inda bakabona imyaka irashize kumba Imana yamugize igiti gisize iki amavuta. Uri umushomeri bakabona ejo kurindiye mu bushomeri ipantaro igaterwa ipasi kandi nta kazi ufite. Waba uri imfubyi kakubakaho umuryango ukongera kugira abana bakabona urengero uratoshye kubera ko uri igiti Imana yashyizeho. Mabara mugenzi wabyango humura Imana izanye amavuta itumuti udatondagirwa sha. Abarozi bagutondagiraga bagiye guhungukira ijoro. Abadayimoni bagutondagiraga bagiye guhunguka. Abazimu bari barakumenyereye bagiye guhunguka. Yebaba we reka dusenge pariti wizima ndogide fori ya Samson. Hagurukira mu mwanya wawe, hagurukira umwanya wawe. Ndumva nshaka ko Imana igushyiraho amavuta atazongera gutondagirwa n'ikibonetse icyo ari cyo cyose. Ndikumva nshaka ko Imana igushyiraho amavuta aguhereza imbaraga zinesha icyaha. Zinesha iki? Zinesha ikisha. Abantu bari muri iri teraniro bajyaga baneshwa mpawe itangazo ko Imana igiye kubashyiraho kunesha. Zamura haleluya! Sha umudamu yari iherereye ashyiramo utubuta arakinga. Amaze gukinga ahamagara Imana. Imana ikora muri sitoke yayo yururutsa amavuta. Nimurebe mu ijuru muvuge ngo mu ijuru hari sitoke naho. Buriya nukuri ku Imana nureba aho wavuye urasanga hari ibyo Imana yamanuye ku buzima bwawe. Haleluya! Ngo agiye kubona ya mavuta aratubutse yuzura ibibindi asubiraho mbye ati bya bintu byakoze mufite ibintu mumaze iminsi mukora bitemera ariko uyu mugoroba bishobora kwemera ku bana bawe byakwemera muri famiye byakwemera kandi muri quartier byagira gute byakwemera. Ngo agiye aramubwira ati ya mavuta yuzuye arambye ati genda ugurishe wishyure ba bantu asigaye azagutunga mpaka azagutunga. Bashumba muriteguye kudusabira umugisha w'icyo bita ngo urambye. Ugize gute? Urambye. Spiriye. Reka nkubwire. Biranahindutse. Ntabwo nshaka ko musaba umugisha uza saa 8 saa 9 ukaburarangiye. Musumwe Imana yahaye umugisha Aburahamu yarambwiye ngo fata umwana wawe ugende umuntambire. Aburahamu aramufata amugejeje hano. Imana imurebe mu mutima ibona kuko arayikunda yita ivanga ugutanyima umwana wawe.
ngiye kuguha umugisha kandi ugeze gute urambye. Hereza mugenzi ikiganza umubwire ngo Imana iguha umugisha urambye. Iki kintu wazanye iki gikorwa ugiye gukora ugisabiraho umugisha ugeze gute urambye. kandi n'ubu ngubu mbabwiza ukuri mwa babyeyi uzarebe hari igihe Imana ikwirukanira umuzima akagendera rimwe. Hano ndabizi n'aba bashumba bari nabo babihamye. Sipiriye ubwo merukani yaravuze ngo mukuyeho kugenza amaguru. Ngira ngo bwa kabiri tujya muri ya mashuri yarimo yarangiza dore nabonye dayimoni yaraho yego ntabwo apfa ariko arazazengera. Iri ni tangiriro ry'umune ayeko w'Imana. Giye nabonye Imana ivuga ati ngukuriye inzara mu rugo igashyira ibimenyetso bizatuma itongera no kurunguruka. Nabonye Imana ibwira abantu ngo nguhaye abana igakubitamo 12. Nabonye Imana ivuga ngo ngukuye igisuzuguriro icyubero kigahita kiza. Abemera Imana bazamura haleluya we. Ndagira ngo sabira abantu bari baramenyerewe gutondagirwa n'ibyaha bikagufataho ukajya wumva umeze nk'urwana n'ibyo udashoboye. Uyu mugoroba ubibwire ngo nguhaye itangazo mavuta ngiye kwakira nakuraho ibyaha bituma unyurira uko ushaka. Ntabwo telefone wahawe ari yatuma urababaza Imana, ntabwo famiye yawe yatuma ubabaza Imana. Tugiye kwitandukanya n'ibintu byose byajyaga bidutondagira. Kuko uyu mugoroba ndatangariza Satani kujyana n'ibye kuko Imana igiye kuguha amavuta atuma udatondagira. Ufite ibintu byakuneshaga buri gihe, reka tubanze tubisengere. Zamura ikiganza cy'iburyo. Wowe ufite ibyakuneshaga mushumba w'itorero ngwino hano uzamura isengesho usabira abantu ukwezwa n'iki Imana yavuze. Ibintu bibanesha nimba ari usama nimba ari ugusinda nimba ari ukurwana nimba ari imbabazi nimba ari kutababarira nimba ari ibizozi bipfe nimba ari telefone nimba ari WhatsApp nimba ari internet nimba ari umujinya Imana nikureho hanyuma nza kuza gusaba igitambo cy'ubugisha cyo kuvanga Imana itubura amavuta ufite. Salomo ubwo yari amaze kuzuza urusengero rw'i Yerusalemu ngoma 736 igihe yasengaga isengesho ari mu rusengero yaravuze ngo nibagucumuraho ko ari nta muntu udacumura ukabarakarira ukabahana cyangwa ukabahana bakanyagwa bakajyanwa ari imbohe mu bihugu bya hafi cyangwa ibya kure ariko bakaza kwisubiraho n'umutima wabo wose bakavuga ngo twakoze iby'ubucucu twakoze iby'ubugoryi ngo niberekereye inzu barambuye amaboko ubundi niho ikimenyetso cyo kurambura amaboko gituruka ngo uzumva uri mu ijuru ari bwo buturo bwawe bwera ngo ubabarire abo bantu igicumuro cyabo gikurweho burundu. Mana nyiringabo haleluya Uwiteka niryo zina ryawe. Turagushimira ko uyu mugoroba uvugiye mu ijambo ryawe abantu bagatsindwa naryo. Ninde wahagarara ngo yihagarareho adatsinzwe? Kandi iyo uvuze turagushimira ko abantu bumva, abantu barakumvise kandi bahisemo mbere ikindi cyose cyakorwa yuko basaba umugisha yuko batura amaturo. Ijambo ryawe riravuga ngo isengesho ry'umunyabyaha ni ikizira kuwiteka. Babanje guca bugufi bihaniye imbere yawe. Iki kiganza cy'iburyo kiravuze ngo baratsinzwe. Bemeye gukiranirwa kwabo, bemeye ubugoryi bwabo bwabaranze mu minsi yose itambutse, ariko baravuze ngo bababarire, baratsinzwe, baje imbere yawe. Nawe ubababarire, ubeze, ubakureho icyaha, ubakureho icyabizingiyeho, ucagagura iminyururu yose. Iyo baba barabashywe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, wirukana umwijima ku buzima bwabo, utanga umucyo, maze ubaha igihe cyiza cy'umurongo ugororotse wo kubana n'Imana. Ubaha amavuta adatondagirwa, aturirwa n'abagome n'abagambanyi. Ukozeho wese anyerera hanuke. Bamenye ko babanye n'Imana kandi bahuye n'Imana muri uyu mugoroba wo gutabaza. Tukomeye mu mashyi ko nyuma y'imbabazi nta rubanza, mu izina ry'umwami wacu n'umukiza Yesu Kristo, amen. Amen. Muracyahagaze.
umuntu wese abaye atarwaye yahaguruka. asa mwene data aze asenge isengesho, hanyuma ufate envelope yawe mu ntoki. Ari mikoro iri aho ngaho bayiguha. Fata envelope yawe mu ntoki. Gerageza uyikure aho wayishyize. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV, Irembo Ryera